Yesu ashimwe inshuti za gusengerwa, tubahaye ikaze muri kano kanya. Ni umwanya tugezemo n'ubundi udasanzwe w'ijambo ry'Imana, tuba turi kumwe n'abakozi b'Imana n'ubundi turi kumwe na mushumba, turi kumwe n'umukozi w'Imana. Numva turabakiriye kabisa. Kandi uyu munsi nibisanzwe hajya iki kiganiro ijambo ry'Imana turaribatiza ngo iki twari bimeze gute so kuri batiza ahubwo risanzwe rihano kandi rifite ijambo ry'ukuri turi muri cyagiraniro cyitwa ngo numure kwatagwamugisha. Aha, abadukurikiye hano gusengerwa hano muri bo dukurikiye, ndagira ngo ndizera ko mufite amatsiko menshi cyane y'ijambo ry'Imana cyangwa se ikiganiro ko twicanga sirasambwiye ko gisanzwe gihoraho mbese cyari cyo kandi ko ntumurekure tegire ko Yesu ikiganiro ni ntumurekure ataguhaye umugisha, ntumurekure uwo wafashe, ntumurekure Kristo, ntumurekure kandi ushobora gufata nawe n'ibintu byose. Hanyuma tubahaye ikaze ariko ndumva ndaza gufashwa. Subundi yamurekura ibyo atanga byarashize avuga mukomeze mpaka ukara cyabifite arabifite kandi ntabwo tumukurikira kubera ibintu aduha, tumukurikira ko yaduhaye ubugingo buhoraho. Abari abanyabyaha akabagira abo gukiranuka. Nukuri umurekure ataguhaye umugisha. Wowe ukurikira gusengerwa n'inshuti yawe ndetse n'umuvandimwe wawe, umubwire ngo kurikira gusengerwa mu kiganiro ntumurekure ataguhaye umugisha, ikiganiro cy'abakozi b'Imana twicaye ahangaha. Ndagira ngo n'ubundi dutangiye dusenga Imana, twinginga Imana muri kano kanya, kandi numva turaza gufashwa kuko ntumurekure nanjye numva ntagomba kumurekura. Amen. Oya, tugomba kumufata kugeza igihe aduhereye umugisha, kumugumana kugera ku mwuka wa nyuma dutaha tujya cyangwa mu ijuru, tukimukomeje ariko ntumurekure. nta kumurekura. Mane bavugisha muzanye ikiganiro, muzanye ikiganiro cyiza, ntumurekure Ntumurekure ataguhaye umugisha. sinibyo buzovuga ngo ntumurekure. Twebwe twamaze kureba mu maso y'Imana niho dutumbiriye. Amen. None biri mu biganza by'Imana, ibyo nibyo azatuka. Ntumurekure. Twamurekura Bakurwanya ntumurekure, dutumbiriye mu maso y'Imana, bavuga nabi ntumurekure. dutumbiriye mu maso y'Imana. kuko ubundi ntidushinzwe kwemeza abantu, Oya twemeza Imana. twemeza Imana nayo yamera kutwemeza twemeza abantu. Amen. Uvuga ngo ushatse kwemeza abantu wazapfa ntabigeze. Wazapfa. Ahubwo wowe wemeza Imana ko uyubaha, Imana ikazakwemeza iki? Nkuko Yesu ari kubatizwa ngo inuma yaramanutse mu ijuru, havuga ijwi ngo uyu ni umwana wanjye nkunda, kandi namwishimiye. mwubahe. Imana ishimwe. Tugomba kumwubaha. Rero n'uvuga nta kumurekura, Ntabwo twamurekura. nta kumurekura Ntibishoboka. muri Covid, nta kumurekura mu bizaza, nta kumurekura mu byamaze, nta kumurekura paka Imana ibahumugisha. Ni ukuri kandi iri zina n'ubundi mu bantu bita izina cyangwa se izina risohotse muri karitsiye cyangwa se muri sosiyete, abantu babaza umuntu impamvu y'izina cyane, none izina nk'iri ntumurekure. Ubu ndabizi abantu bakurikiye gusengerwa bazagira amatsiko, ntumurekure sirasuzanye ntumurekure. Yayitekereje kuzana ntumurekure, kuzana ikiganiro ntumurekure hano mu gusengerwa turakwakira ikiganiro uzanye ntumurekure. Mu bintu bikomeye biriho, hari igihe umuntu mu buzima busanzwe yishingikiriza abantu kabisa, akabagumaho, akamera nk'ubafashe, akagendana nabo bazamugeza ku bikomeye, ariko nyuma bakamuhinduka kuri finale kabisa. Ibyo rero byatumye numva ngize umutima wo kurushaho kwegera Imana, nsanga Imana ntigeze ndekura. cyangwa n'abantu Imana y'ibintu yarangiza bagahita bayivaho, bakibwira ko ibyo batwaye byashize nta bindi bigihari. Uvuga ngo wakira ntumurekure, ntago baba bavuga ko byashize ibi kibifite, ntago bivuze yuko kuba yaragushubije ubimazeyo. Oya, ahubwo ibigifite ibyizamuka. Ntabwo ari imfura z'ibitangaza, z'imfura z'ibitangaza, ntabwo ari z'ibitangaza, Imana biracyakora asifiwe bimazeyo. Abari ibya Rodrigue, bya Mushumba, ibyanjye ko bigushubije ntabwo ari bo bwa nyuma irangirije.
nta bucura wo mu bitangaza. oya iracyakomeje gutanga Haleluya. Amen. bitumurekure twebwe abamukurikiye gusa inshuti za gusengerwa tubararikiye gukurikira ikiganiro ntumurekure ataguhaye umugisha umukozi w'Imana tuzaniye tuzajya tuba turi kumwe na Revra Pasteur Ntambabazi Mushumba. Iri zina ntumurekure Ryantunguye ryanejeje kandi ese numvamo ikintu gikomeye nk'umurekure. Imana iho umugisha Sirasi ndabakiriye cyane nk'umurekure. Ni ukuvuga ngo tugomba kandi na Yesu yaravuze ngo nzaza mbane namwe aho muri tugumane. Turabashuje akurikiye gusengerwa. Imana ibahe umugisha. Abatariyandikisha tubakangurire kongera kwiyandikisha, n'ababikoze tubashimire gusoma, gukora comment na share, hanyuma no kugira ngo mujye mutubwira, kandi comment yose turayakira uko umuntu ashatse kuvuga niko tubyakira, gusa tuzirikanamo ko ibisuzuguza abandi n'ibitesha agaciro abandi si kenshi babona byatambutse. Ni byiza rero ko twubahana. Iyi ni gusengerwa, ntabwo ari amatikurwa. Iyi ni gusengerwa aho turuhukira, aho twumvira ibitwubaka, aho abantu zuba amasezerano. Turabashuje rero Imana ibarinde. Amerika, Aziya, Uburayi, Afurika y'Epfo, Afurika yo hagati y'Iburasirazuba n'uburengera bwaryo, abatuye Kigali n'abatuye Iburasira bwaryo n'uburengera n'amajyaruguru n'amajyepfo, mwe mwese turabwiwe gusengerwa. Ni inshuti yanyu bahoza ku mutima. Niba utariyandikisha koko uyandikisha, ariko kandi no kwiyandikisha ubwabyo ntibihagije. Ubwira na mugenzi we yiyandikishe nawe, maze mara kwiyandikisha mukurikirane gusenga, maze musubize ko tuzi ko ariyo nzira yonyine twafasha gusenga. Kandi dushimira abakozi b'Imana batwegereye. Umukozi w'Imana ndumva abasore na Sema rero ni rero uyu munsi ni umunsi, kandi kumva ko hari ibintu dukwiye kuvuga koko ntumurekure. Ndumva biryoshye. Biraryoshye. Urumva ndashaka iri zina tuze kuritindaho cyane, tujye gusenga ariko turaritindaho ntumurekure. Abantu bamenye ni baninde batarekura. Ni Kristo niwe batarekura. Tugiye kwiga umwana dusenge, twinjire mu ijambo. N'abakozi b'Imana mukunda cyane, abantu barabakunda, abantu bakurikira gusengerwa barabakunda, kandi baratwandikira. Imana ibahe umugisha. Ba Denise bari muri Amerika, ba Derine aho muri mu Bubiligi ndabizi muradukurikira. Imana ibahe umugisha n'abandi benshi cyane. Turabasuje mu izina rya Yesu. Turasuze tugiye kwinjira mu kiganiro ntumurekure. Urajya ukurikirana kandi nzi neza ko kizubaka imitima ya nkuko imbaraga ziba mu masengesho cyabubatse, kandi cyangwa se nkuko kuramya no guhimbaza no gusenya ibyifuzo kibubaka, ndetse n'ubuhamya. Ikiro cyitwa ntumurekure ataguhaye umugisha. Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana ubasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga n'ubutware, uri Imana ishobora byose. Tuzakwamamaza, tuzakuvuga kuko ni wowe wenyine ubikwiye, ni wowe ushobora byose. Dufite intego ivuga ngo ntumurekure ataguhaye umugisha. Tuje imbere yawe kubyamamaza, kubibwira abantu batandukanye, ndetse natwe twibwira, kuko hari abantu benshi bagiye batangirana natwe n'abatangiye imbere bamurekuye bagenda batanabonye n'umugisha, ariko tugushimiye ko ukiturinde mu buntu bwawe. Kandi natwe dufite intego enewesinimo, dufite intego yo kugumana nawe. Ntabwo tuzakurekura kubera yuko uri umutabazi, ntawaguhungiyeho ujya ukorwa n'isoni. Uwacu azanye icyigisho cyiza, azanye ijambo ryiza, azanye ikiganiro cyiza kizubaka imitima y'abatuye isi, kivamo ntumurekure ataguhaye umugisha. Kandi koko twiringira abantu bigahinduka, muniringira amatante bigahinduka, muniringira amafaranga bigahinduka, ariko uwafashe Kristo ntabwo apfa gusa, ntabwo agenda gusa. Mwami tuguhaye ikaze muri kano kanya, ngo uzubane natwe, imbaraga zawe zikomeye, umwuka wera aganze kandi ategeke. Tuguhaye ikaze muri kano kanya mu ijambo tugiye kwinjiramo, ngo udushyigikire, imbaraga z'umwuka wera ziganze muri kano kanya. Urakoze Uwiteka kubikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Ndabakiriye abakozi b'Imana, karibu sana. Murakoze cyane. Nagira ngo atubwire aho dusoma, bafashe kubasomera twihute. Mbwira Mushumba. Ubundi umuririmbyi yararirimba ngo dufite Imana yumva amasengesho
dufite Imana yumva amasengesho iyo twizeye irakomeye iyo twizeye irakomeye. Imana ishimwe. Amen. Imana twizeye irakomeye. Reka dusome Zaburi ibice 23 ku murongo wa mbere. Mushumura batindagira ngo dusome. Ndumva ashaka kuhasoma, amavuta yo gusoma yamanukiye. Ni Zaburi 25 ibice 25 umurongo duhere ku murongo wa mbere. Nta nubwo ari na ndende, turayisoma kandi numva ari vuba vuba. Ni Zaburi ya Dawidi. Aravuga ngo Uwiteka ni wowe ncurira umutima, Mana yanjye. 23 ahubwo ngira 23 ni 23. Aravuga ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinye ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, usize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. Zaburi ya 23 here ku murongo wa mbere ukagera ku murongo wa 6. Imana ni guha umugisha. Ndawakiriye mushumba. Turahasomye rero cyane. Jambo ni ryanyu. Imana ishimwe. Dusomye ijambo rikomeye mushumba atubwiye. Turi muri cya kiganiro kivuga ngo ntumureke atagwamugisha. Ariko ijambo dusonye avuga ngo Uwiteka ni umwungeri wawe. Yego. Umwungeri w'umuntu wakomeje Kristo. Ni umwungeri w'umuntu watindanye na Kristo. Ni umwungeri w'umuntu wagendanye na Kristo. Ese mushumba, umuntu wagendanye na Kristo bimuranga ni nk'ibihe? Urakoze cyane rero, ndagira ngo nihute cyane kuri aya magambo y'Imana. Mbere na mbere bakurikiye gusengerwa, twibutsa ko abatariyandikisha mwiyandikishe. Unabaza umuturanyi ngo se wariyandikishije ko hariho channel ivuga ibintu bizima ariyo gusengerwa. Hanyuma turebe iyi Zaburi turi kureba. Igitabo cya Zaburi ubundi bita ngo ni indirimbo. Nicyo gitabo cyihariye mu mateka yose agize ibindi bitabo. Kuko aha Zaburi ni abantu bafashwaga. Dawidi umuntu yatekereza ibyiza Imana yamukoreye, we akaba ibindi bitabo Imana yabwiraga abantu. Ariko ahangaha ni imvamutima cyangwa ni imbamutima, kuko se wanditse wenyine. Harimo n'izabe nantuze Safu bene Korani Safu banditse, harimo n'abizanditswe na Mose, ariko cyane cyane nyinshi nizanditswe na Dawidi azihabaririmba. No buryo bagaragazaga imvamutima cyangwa imbamutima. Ubundi icyo bita imbamutima ni ikintu bana nacyo. Noneho imvamutima ni ukuvana muri mba ujyana n'ukuvana. Imbamutima ni ibintu umuntu abana nabyo. Noneho yamara kuva yibubanyemo yajya akabyita imvamutima. Biva muri mbamutima bikaza muri ho bikaba muri mvamutima. Noneho umuntu akabwira Imana ibitangaza yakoze. Akenshi nicyo bita gushima Imana, ariko burya abantu benshi twagiye tubura. Ari Zaburi yagiye bigaragaza. Dawidi rero Zaburi rero kisobanura ni igitabo gitandukanye, kitari icy'ubuhanga ahubwo cy'igitabo abantu bafite ubuhamya. Nk'urugero, Uwiteka yataba mu ruhande rwacu. Yego. Abisaba tumize ki bunguri. Urumva aravuga ibitangaza by'Imana byabaye. Ahandi yavuze ngo Farawo ngo nzabirukana ngo mbimarire, ngo mbamari agahinda barangiza. Regareka Imana ije mujunjika nk'ibuye. Reka emutereka mu mazi ubutazavamo. Indwara ngo ni ibintu abantu bumvaga bashingiye ku murimo w'Imana, bashingiye ku mikorere y'Imana, maze yizabura agaho umutware w'abaririmbyi ati ngaho ni muri. Kuko uyu munsi natwe mu makorari umuntu ahimba indirimbo bijyanye n'igihe yakabaye. Aho mu kuvuga ngo Zaburi n'ibihambano by'umwuka. Rero naha amagambo yakomotse. Rero iyi Zaburi ya 23 ntabwo nakubwira ngo Dawidi yaririmbye mu bini abantu baragereranya, abandi ngo yaravuye kwa Kishi, abandi yaravuye gute. Gusa urebye ngo Uwiteka no mwungeri wanjye sinzakena.
ariko ibi ni ibintu bikomeye mushumba. Hari naho usanga muri iyi zaburi yaranditse avuga ijambo rikomeye avuga ngo ibara kurorongotana kwanjye ngo ishyira amarira yanjye mu icupa ngo mbese ntibyanditswe mu gitabo cyawe. Yego wari umubabaro afite aho naho kwerekana ko iby'amanga bahanga ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena. Uzi icyo bisobanura buriya uwo munsi yarakennye, uwo munsi yaraboyira yarari mu kahe yabati byose yayibonye nubwo abundi basobanura ko yari ataraba n'umwami ubundi. niyo mpamvu arushaho kurira, yari ataraba umwami ubundi arushaho kurira. Hari ibyamuriza, hari ibyo yabonaga Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena. Ni nk'amakuru yari aryamanye. Ndafite ibimenyetso ubwo harigeze kuririmba ngo imigunzu y'intare bibasha gusonza kandi parike yuzuye nk'ibisimba ngo ariko umwana w'umukiranutsi azagera ubwo ngo nari umusore ariko ndashaje sindabona umukiranutsi agira gute ariko cyangwa umwana wasabiriza iki ibyo kurya umukiranutsi ararinze. haleluya amen ngo ndacyari kuri iyi zaburi Uwiteka ni umwungeri wawe sinzagira gute. Ni uwa Dawidi n'abakiranutsi basa nkawe sinzakena. Mbese turi kuri arangije avuga ati njyewe rero nta nubwo njyana kuri za matera kuko ntabwo twaje kwamamaza inganda zikora za matera, ahubwo ngiye ntashyira kuri matera, ntashyira kuri ya rwa ruganda ntavuze none ntavuze kuko ntabwo tubamamariza ahangaha, ahubwo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Icyanya cy'ubwatsi bubisi. Icyanya ni ahantu hakomwe atagerwa na buri wese. Ntabwo mwaragiye se ahantu hanyenda agashingamo igiti n'intuza ati hano harakomwe ntawe ugira ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Nta wundi muntu ugomba kuhashyira, ntawe uzi ahantu hariho. Ihura n'amagambo agaragara kose ngo nuko nzamumereza ubwatsi mu rwuri rwe. Nuvuga ngo ibyo yagabiwe n'ibyo yahawe data azamuryamishamo. Ko atararyamye ahantu hazima icyo gihe ntabwo yari arimo yirukanka mu bihanamanga ahunga Sawuli. Sawuli amuhiga ahanganye yajya mu cyo batuva warugo bona ubwo nkuryamyemo indyamisha mu cyanya cy'ubwatsi. Impamvu ni iki? Hari umunsi yaryamye mu buvumo ngo arangije abona Sawuli amusanzemo. Sawuli amusanzemo ahita atwikira ibirenge, bisobanura ko umwami hari ibyo yagiye gukemura. Arangije bikemura undi aho ntiyamubona aragenda ukaryamye mu bwatsi bubisi. Hari ahantu Imana ihisha abakiranutsi bakababura babareba bagakurira bikabagora Imana igwishura umukiranutsi. aya yaragiye inama nawe yaryamaga oya nta kosa. Aravuga ati anjyana iruhande rw'amazi atagira adasuma. hari abakwi kandi hari ibisakuza kuki hari amazi adasuma kugira ngo umugisha Imana yaguha ababisha barwanya umugisha wawe bumvise uko bisuma ntago oya baba gose ariko munyana ko adasuma kugira ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye yumve neza yaramaze igihe harushye agowe amujyana uruhande rw'amazi adasuma kugira ngo arusheho kumva neza niyumva ibimusakuriza yumva Uwiteka ahubwo atungwe n'Imana mwiriba ridasakutse. Ubundi abashomeri barya wamugana ubundi muri Kigali abafite akazi muri Kigali n'imbarwa Imana bari none se bishyura inzu nibo bakeye barya gute se ko batibase bakomeje ifitiriva iriba ridasuma iryamisha abakiranutsi bakabona urasa neza kandi nta kindi wabonye. Mushumba kana wasubira ifitiriba ridasuma iryamishamo abakiranutsi iruhande ahubwo hafi yaho hari ubwatsi butoshye hari amakuru birasobanura ngo abana hari abana barwaragurika hahandi umuntu agura mitiweli akaba kuva mitiweli yaduka nta mwaka atayiguramo ariko nta n'umwaka arajya no kurwaza shwita. Abana babo ntibarya indyo yuzuye ko nta mafaranga ariko usanga batohaye kubera iki? Ntabwo babeshwaho n'ibiryo bitetswe ahubwo nuko baryamye mu cyanya cy'ubwatsi cyateguwe na Mesiya, cyateguwe n'Imana. Aho Imana yaguteretse ntawe uzahagukura, aho Imana yagushyize ntumurekure ntibishoboka kandi nawe ugukomeza umufate kuko ibyiza biri imbere. Aravuga ati rero asubiza intege mu bugingo anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina.
urumva mu gihe yacitse yarimo arwana na bya bitambara na za ngorane ikamusubizamo intege niyo turimo tuvuga aha ngaha ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ngo nubwo ageze ahantu habi nubwo cya gikombe nta kibi nzatinya naho nanyura nubwo ageze ahashonje ariko ntabwo yahanyuze yavuze ngo utunyuzemo ubugambo amatiku Sawuli abampiga abadowege bandega abanyiruka inyuma abanshakaho intambara abavuga ubugambo ngo bambonye abantega ngo banyice bajye kwa Sawuli nicwe ati yewe reka mbabwire amakuru naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose yari afite amakuru ariko kudatinya ikibi cyose yari afite amakuru nuko uba ukomeje Kristo none kuko iyo ukomeje Kristo uba ufite ibanga ryo gutsinda ibiguhiga inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimuhumuriza kagira inkuru rero inshyimbo haje inkoni ebyiri hari inkoni y'ishyimbo hari ishyimbo n'inkoni yigondoye abashumba bagaruzaga intama uzayibona na ziriya mu madini amwe zigondoye gutya iyo niyo bita ishyimbo idakubita bigaruza intama hakaba rero n'inkoni igaragara mu buhanuzi bw'uwitwa Yeremiya yambwiye ati Yeremiya ubonye icyo ati mbonye inkoni Imana iti mva rero iyo nkoni niyo ndindisha isezerano burya hari abantu bashize ibitugu kubera kurwanya amasezerano rero hari umugabo oya hari abashize ibitugu kubera n'ipfundi Imana ikabadiha bigasohora bakora icyo bavuga kuko n'inkoni irinda umukirano irinda n'isezerano gusobanura ngo icyo Imana yamvuzeho irakirinda kandi ikirindisha inkoni ikomeye kandi ntabwo ikirinda mu kabati kibika muri wowe Imana ishimwe umugambi ugenda oya abakurikiranye gusengerwa mushobora baravuze ngo ntikibika mu kabati ikibita muri bisobanuye ngo icyo yavuze kiri muri wowe niyo mpamvu nta moto yakugonga ntiyagonga umugambi w'Imana wese irasura umugambi w'Imana ugenda nawe umugambi w'Imana ugenda nanjye ndi umugambi w'Imana ugenda nubanga ibyo yadusezanije ntabwo bishyira mu kabati ntabwo bipfunyika ahantu ahubwo ibika muri twebwe birindira muri twebwe niyo mpamvu amasezerano asohora kuri twebwe ikintu menshi gikomeye icyo yadusezeranye ntikibika mu kabati ahubwo gituye muri twe kigendera muri twe si akabati gusa ikibika mu kabati ikibika kwa nyogosenge ikibika ku mugore wawe ikibitse umuturanyi ntigira sekreteri ikagitereka mu muriro ikagitereka muri nyiracyo akakigendana akakizengurukana nk'uko romando de yasiniye haleluya n'ikindi gikomeye ni ukuvuga ngo icyo yavuze iyo kibitse muri njye indindana nacyo icyo nicyo kikurinda ahubwo icyo sezerano ikiri muri wowe banza mubwira ngo numve uko ntabwo nagiye kugusha ahantu ushaka kuza ubundi hari igihe abantu bakwambura icyakomotse ku cy'Imana yavuze bakibwira ko batwaye icy'Imana yavuze ahantu ntabwo bahumve hari igihe ngo abantu bakwambura icyakomotse ku cy'Imana yavuze bakibwira ngo byose babijyanye ariko batabijyanye none se wibaza neza ko witwa Yosefu bamwambuye ikanzu ngo bayinika no mu maraso y'ihene barangije bamujyana yambaye ubusa banayinitsemo agenda yambaye ubusa ariko amaraso yaracyafite yewe urumva bamwambuye ikanzu ariko ntibamwambuye icy'Imana yagize ntabwo bakimwambuye n'amaraso ntayo bajyanye bajyanye ay'ihene bajyanye n'ikanzu ubwo bajyanye pirate icyo nshaka kuvuga ni oya nabyo nibyo birashoboka ahubwo ndimo ndavuga ngo kumukuraho ikanzu ntabwo bikuramo icy'Imana kuba umuntu yakwambura akazi kiyambuye icy'Imana yakuvuzeho hari akandi kabitswe kandi si abantu bose batungwa n'akazi umuntu abeshwaho no kuryama mu bwatsi bubisi reba avuze Yosefu kuba bamwambuye ikanzu ntibimukuyemo inzozi ntibimukuyemo iyerekwa yari aryamanye naho bamumanuye amanukanye n'iyerekwa ugeze mu rwobo rutagira amazi icy'Imana yamubitsemo cyongorera bakuru be
bararya baramuzamura batereka tumukureho boherezaho ikigozi n'abashumayeli bamusha n'abeshumayeli baragurisha kumbi bo bagira ngo bagurisha kumbi isezerano ugiye gusora badatekereza naho umugambi w'Imana uracyamurimo oya uwo nguwo Imana ishimwe bamwambuye ikanzu ntibamwambuye icyo Imana yavuze Imana ishimwe baramugurishije ntibagurishije icyo Imana yavuze amen ko cyagendanye inda bivuze ngo umuntu yakwambura ikanzu ariko ntiyakwambura icyo Imana yagushyizemo yakwambura ikanzu ntiyakwambura icyaguhaye iyo kanzu ntibishoboka Imana ishimwe oya yakwambura ikanzu ariko ntiyakwambura icyaguhaye icyaguhaye ikanzu ntiyakikwambura ntabwo byashoboka kuko nyiri kuguha ikanzu Imana ishimwe aracyarinze nyir'ubwite amen nyiri gutanga ikanzu Amen. aracyarinze barangije bumva bamwe zagendana nawe zabana nawe nzagusiga nzagutererana nuca mu mazi ntabwo azagutera umuriro ntuzanywa ibihindi nzabicamo kangahe mo kabiri arabini kosasi nzacamo kabiri ibihindizo by'ibyuma ndetse n'imiringa n'ibyugi byigize ahataringaniye maringanize kubera iki imbere y'abantu hari abantu bahanyura bacukura umwobo yego ikimenyetso cya mbere kiri Yesu umwami wanjye hari inzugi yarazibonaga inzugi yarabonaga ibihindizo by'akagambane by'amashari byo kumugora ibyo akoze ntibyemerwe ntabwo byemerwaga ibyo yakoraga Sawuli ntiyabyemeraga abyemerera ikiza bikeneye bakamutuma ati genza n'ibindi binyita ariko ntibyemere arabagwa n'ibihindizo Dawidi yari afite ibanga uko yamuvuze yari kimuyoboye kubera iki Sawuli yamutumyeho ngo naze amucurangire yarwaye ibidayimoni ari mu kuruki ati bitaba Dawidi aragenda afata inanga aracuranga aravuga ngo iyo nakoreye ndi mu ishyamba aravuga ngo iyo nabanye nayo acurangira aravuga ngo iyo ngiyo ndacyari kumwe na ibizimu bimuvamo ngo bimuvamo ngo yagura icumu bati ndamutikura umutwe ngume ngo agiye kumutikura icumu ngo muri nyina muvumi ngo afatanye n'igikuta ngo ijwi riza kuri Dawidi aravuga ngo ca bugufi ngo ararizibukira ahita agenda ku mugore we Mikaya aba ariho atura ahava rero ahungira irama ye nayo umukiranutsi ararinzwe Uwiteka ni umwungeri wanjye ariko sinzakena anjyana uruhande rw'amazi adasoma nsubiza intege mu bisobanuye ngo umukiranutsi ararinzwe ni umwungeri iyo wakomeje Kristo ntabwo ufite komeza Kristo gendana nawe Dawidi rero Imana imurindira Sawuli ariko mushumva ari cyo mbaza umuntu wagendanye na Kristo ubundi ibintu bimuranga nka bibiri n'ibi ni byinshi navuga nka birindwi ariko hari ukuntu utangiye kuza neza bireka tukabijyamo tukaza kubivuga hari ukuntu waruje neza yego icya mbere umugambi w'Imana nta muntu wose umenya no kuzanasohora Yesu umuntu yeretse imibigwa hasi bisobanuye ngo Imana imiba yose iguye hasi inyenyeri ziguye imbere ubundi bisobanuye ngo ariko se Yakobo yumva bivuze muzaduhaka twembi hari ibyo umuntu arota n'ubyumva erega ihishurirwa ry'umuntu kurisobanura biragoye ariko nyiri kurisobanura ngo twasanga nk'abarota ni ukuvuga ngo icyo wari ushatse kuvuga ahangaha hari igihe umukiranutsi Imana imushyiriraho inzira udatekereza ni ukuvuga ngo Sawuli ikintu cyamuteye ishyari yari yaraciwe ku ngoma kubera ko yari ivanze avanga politike ayivanga n'umutambyi kandi umutambyi yari agize gute yari ahari imaze kumuca ku ngoma bituma kurwana bimunanira ntiyabasha kunesha haza umuhungu utarize utazwi ariko Imana imuzi reka mbwire Sira yaye mukozi w'Imana wirari ikitugoye mbese abantu twese nanjye ndimo namwe dufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka dufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka icyo nicyo twibaza kuko yaramubwiye ati Samweli uzageza ryari kuririra Sawuli ko namwanze ahubwo kwa Yesaya
kwa Yesaya Yesaya hariyo hariyo umuntu ufite umutima Messi umeze nk'uko shaka genda umunyimikire genda umunyimikire Samuel aragenda dukwiye gusaba umutima umeze nk'uko Imana ishaka umwe cyangwa umutima umenetse Uwiteka ntazawusuzugura dukeneye umutima umenetse dukeneye umutima uciye dukeneye umutima Imana yemera Dawidi rero ari aho mu ishyamba we yari n'umuhererezi umutima araharagiye nta makuru afite ngo yigishaga abantu kurasa bakamwisha gucuranga yiterera amakorasi aho nta makuru afite bakuru bagenda biga barangiza ibishuri biremereye biga bibereye mu ishyamba nta habari ariko aho tutareba afite aho tutumva haleluya haleluya isobanukira ibyacu iravuga iti nge nta wundi kwa Yesaya ariko icyo nakundiye Imana ihita yimana amakuru avuga ati genda umwimike amakuru Imana cyangwa yamuherekeza rese Imana yewe byabaye kuri Yosefu ariko kiragiye Samuel yaravangiwe nta no kuvangirwa kundi barega kamubaza ikintu kimwe none se bene Yosefu bene bona Yosefu hari undi muntu w'umugambanyi waturutse ku ruhande na Yuda yaravuze mureke amaraso yatatu barwoto kujyana mu rwo badatira tumukore mu tujyane yongeye Robert na Jenga baba barasanga umwana yageze gute yagiye ariko umuntu umugambi ari kumwica ngo aburizemo iyereko no kuvuga ngo Imana rero ntiyobewe aravuga ati Samuel mbwira nza ati Sauna ati mugire kugiye gutamba nawe agenda nta makuru afite imuhisho wari we iby'umuntu nibanga rikomeye ntago amakuru yamenye nabyo ntiyarabizi ugiye kwimika ntazo yagiye n'ubuhanuzi nabimenye n'uwamubyaye ntabwo abizi bisobanuye ngo icyo uzaba cyo ntabwo Imana iragihisha niki iragihisha kandi yihisha muri wowe ntabwo Imana izakira Imana yaravuze ikintu gikomeye arabanga icyo uzaba cyo Imana iragihisha igisha kandi muri wowe kandi yihisha muri wowe gusiga gucira amarenga mwiyereka Imana iragusanga ikavugana nawe mwiyereka gucira amarenga noneho twihuse cyane Imana himbaza Yesu nyiringa murege oya mureka umuvane dukorera Imana urumva ko yari aho ngaho we agenda ati agiye gutamba urumva nyirukwimikwa iramuhisha nyirukwimika iramuhisha yego n'umwami uri mu gihugu nta habari umugabo aterura amavuta aragenda atazo yashyiriye ngo agere imbere ati nje gutamba ni mukarabye abantu bose barakaraba nuko ngo batangira gutora umurongo akinjira ngare byanangare mushombo aterura amavuta ngo aragenda yateruye mu ihembe ariko Sawuli Dawidi yimitishwe mu ihembe muri Sawuli no babye bari tukazabikora muri topic gahunda reka tuzavuga mu mavuta y'uburyo y'uburyo n'andi ya gatatu tuzavuga yo mu ihembe tuvuga yo mu rwabya tuvuga nayo abantu bishakiye n'abantu bishakiye kandi yose arahari abantu bishuguritse ntumure urumva rero gahagurutse haguruka ibisare bya mbere ati nukuri ngo arebye igihagarara arebye uburanga umva ati Uwiteka none man ngahagurutse nanga ati subiza amabuno ku ntebe icara agaruwe suyunguye iranje ntiyamuha amakuru uwambere ajyaho haza wakabiri ati n'uyu uwa gatatu ajyaho sindeba nk'uko abantu bagira gute bareba ajyaho uwa kane bose irabahetura avuga ati Imana yambeshye ushobora kuba yambeshye angarangije yigamaye ati ariko nta wundi muntu musigaje ahangaha ko mbona ibibazo byavutse bati nta muntu tugira ubundi burya muherereza burya umuhererezi ngo amakuru ye ntago agurirwa imyenda mishyashya agenda kuburirwa na bakuru umuhererezi yigira ku makaye muri nawe yasagutse bafite yagiye batani agenda yambara ariko bati ati hari akandi kana kariyo kuri ati nako mukaza Imana itice ngo akinjira mu muryango atakarabye ikintu cyantangaje hari uwo boherejeyo bagenda mubwire kandi ntabwo ari kugarukana nawe yagomba gusigara aragiye umukumbi reka baragarukanye ko bagomba kurya bose bahari ariya meza bagomba kujyaho bose ntabwo bagaruka ahubwo ikibazo baragaruka kamuha ibanga ribitse iyo babwira ngo nje kwimika umwami uwari kujya kumuzana yari kumutsinda mu ntama hari umuntu nibyo
rero imana kubera ihisha ishyari amakuru Imana ishimwe. mufasha imana ihisha Imana amakuru ishimwe. ihisha amakuru imana ibwira ihisha ba nyirayo amakuru imana ibwira aho bireba bonyine ni ukuvuga ngo wari kujya kumuzana nawe yari kumutsinda yari kumutsindayo ati niwe shajya gushaka ibyo nibyo tuba dushaka arangije we nawe amuzana atabizi yego yamuze yitabizi baza ari ukugira ngo nawe batate ariko ngo akigera ku muryango yaba umuhanuzi yaba uzanye amavuta yamumenye ari uko ashyize ibirenge ku muryango Imana ishimwe imana iramubwiye ngo haguruka haguruka nuwo nuwo nguwo Imana ishimwe amavuta y'umuntu ntayoba Imana ishimwe umugisha w'umuntu ntuyoba Imana ihimbaza icyo imana yakuvuzeho kizasohora Kizasohora. ragote n'imando umushumba ikintu njya nibaza ntabwo amazina yabo yose nyazi ariko nibaza Eliyabu Aminadabu na Shama nyine aba bana bose babonye uyu mwana uvuye mu ishyamba ataragiye mu ishuri atarageza agiye kinageraho ubundi buraho nta shari ryari rihari ahubwo se yagiye Goliyati abarembya ntabwo uzi ko bamubwira ati mva kuri ishyano isubira inyuma niko mbwiye bamubwiye ati ishyano isubira inyuma ati mbatwaye iki ni ukuvuga ngo ikiriho gikomeye ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe hano rero ngo ndashaka kubaza imana imbwire wari uzi ko ushobora kujya mu masengesho ukamara umwaka imana itarakuvugaho atari ikwanga ahubwo nuko abarwanya ibyawe bicaye hehe aho yakugeraho gusa nk'ubu yagera nko kuri wowe ikakubwira amasezerano ko nta duyu ihari ariko yagera kuri iki ndakuze mwana wa igahita icaho igahita icaho bagahita bacika ndi batavuze kumwe nawe ikarekeraho kubera iki nicaranye na ba rwango bategereje kumva icyo imana bategereje ivuga kubyumva bumva ko bagiye kubyekerezaho bakabyandika bati kandi ushobora kujya gusenga bakagukurikira ati umutindi arayiguze ati burya rero abatagira ngo nkangurura abarokore musenga imana ntigire icyo babwira soke ibibanga aho ibona amakuru yagiye hanze mwayazira abikiga yarayimanye kwa mbese iyima abanzi none yarayimanye uwiteka none n'umuremyi bavuze ngo reka dufate Dawidi ukamubwira ibintu bitatu ngo reka dufate witwa Yosefu tumwice turebe ko inzozi zizasohora bari bafite bamwitegeye ariko ngo dore karose dukureho inzozi imana iti ntazo mukuraho icyo namuvuzeho kiramurika bagutwara imyenda gusa bavuga ati reka nkwereke Daniyeli uyu ntabwo twamubasha reka tumutegere ku mana ye ngo bamushakire intare zishonje aho kumurya ziramwakira ikindi ngo zamusegwe n'imigano niko ngo arasinzira rero cyane burundu abona umwami Darius aho atari ku bundi abandi mwinshi namwe muri aha ngaha utaramye umwami turamuhereza umuriro turawukongeza karindwi turebe aho ukongeje karindwi barangije babajugunyamo ariko se baramushumba batiriwe bakongeza karindwi kabiri ko ntibari gushya ariko se kuki bashaka kongeza n'inshuro magana angahe karindwi ariko icyo Imana yavuzemo ubundi ari muke ntibagira ngo n'undi wese yawunyuramo okay nicyo bashaka ubundi ni Imana yabaretse kugira ngo ubundi Imana iturokorera mu bintu by'ibitangaza undi atatekereza barawenyegeza ahubwo nkubwire nujya gucanira umuriro muturanye wamurwanya ujya ucana muke kuko nawe wawugwamo nujya gucukura urwobo uzatanga umuntu ujya ucukura rugufiya kuko nawe ushobora kurujyamo nucana umuriro ujya ucana muke kugira ngo ntawugwamo umuntu wese wanga mugenzi niba acanye umuriro ajya acana muke kuko hari ubwo rero wawugwamo uwucaniye ntawugemo akaponye kukawurundukamo kuko ntuzi icyo Imana yavuze kuri uwo muntu hari igihe wamucukura urwobo Imana yaramubitsemwo kuzaba umuntu ukomeye ntarugwemo ukaba ari akarorwamo uko ucukura urwobo niwe uzagira gute niwe uzarugwamo ucukura amabuye niwe azica uzakomeretse wabyo bisobanuye ngo uw'Imana ihetse iramugumana cyane ntabwo yakwemera ko kurwanya ubu rero tugeze ahantu twema tuganira bibazo wambaje cya gihe nagira ngo dufasha ko ikiye gusengarwa bumve kino kiganiro bumve uburyo Imana igikora babanyamasengesho murira ngo giye maze igihe Imana itamvugaho ngo bahanuzi ni mu ndebere uceceka Imana irakunze niyo itavuga irakora irangije ngo haguruka n'uwo nguwo yego haguruka n'uwo nta wundi ntari makuru haguruka n'uwo tugira abantu bavugira iyo ngiyo bavuga umuntu n'abariko Imana ikanira amavuta kandi hari igihe bigera kuri finali bakabura uko babigenza
hanyuma icyo twashaka kuganira kuri iyi zaburi rero bambaje ngo mbwira nk'ibintu nka bitatu byerekana ko Imana muri kumwe. Yego. Icyambere ni uko Imana igendera nawe ahantu hose. Ahantu hose. Yanabibwiye Yakobo. Mubwira ngo iki? Iramubwira ngo ndi kumwe nawe. Aho uzajya hose ndi kumwe nawe. Ego. Iramubwira ngo kandi nzakugora muri iki gihugu. Ateye abo. Sinzagusiga. Haleluya. Nari nakora ibyo navuganye nawe. Nyo kumusize mu gihugu na bene wanyu baraguhiga. Ariko sinzagira tuzajyana. Na Yesu yaravuze ngo nuko ni mu nkunda mukitondera ijambo ryanjye. Nzabwira data tuzane aho muri. Icyo ni icyambere. Sinzagusiga. Imana igendana nawe hariho hose. Niyo mpamvu uburozi bwabo bufata ubusa. Kubera ko Imana igena n'umuntu hariho hose. Kandi Imana yavuze mbere yuko bagome bavuga. Yavuze yurekuye Kristo ububaye umwabo none barashaka ngo birukane imikasi rabo mikasi bishoboka iyo urekuye Kristo urekuye byose iyo urekuye Imana urekuye byose wabyo uko bimeze none ni ukuvuga ngo baharekuye Kristo babarekuye byose ufite Kristo afite iki byose boye kugira gute rero bambwirira amagambo atatu gusa icyo nari ndimo kuvuga umuntu urekuye Kristo afite ibibazo ahubwo komeza Kristo amina kuko ijambo twasomye ravuga ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena andyamisha mu cyacu bwatsi bubisi ansubiza intege mu bugingo haleluya uyu yasubiza intege mu bugingo nindi ni umuntu wakomeje Kristo haleluya uyu wakomeje Kristo ahariho hose arahamurindira mushumba urakoze cyane kuko ngo amaso y'Uwiteka ari kumukiranutse urakoze Imana n'amatwi ari gutaka kwabo amen komeza Kristo niwengezeho iyo uruzi abagore bararambitse abagabo bararambitse mu nsengero bararambitse abantu bararambitse ku buryo ubona no gusenga bitakibarimo yabona intambara zira ati mujye kumushakira umuhanuzi ariko uko twakwirukana ikibirukangana bahanuzi muzirukana umuntu ikimwirukamo ntabwo bishoboka yigira icyo babwira rero gusenga icyo nabwira bambwire bongere biyandikisha bambwire biyandikisha ikintu cya mbere niyo mpamvu kino kintu twakiza ngo ntumurekure ataguhaye umugisha abantu benshi baramurekuye ariko turimo turabwira abantu ko utagomba kurekura Kristo ikindi umugisha Yesu aguhaye cyangwa intambwe Yesu aguteje agaciro Imana yabiguhaye ntigaturekura Kristo kuko umujura we ari uruhande rwawe nurangara gato arakwiba intego y'abubaha Imana nuko uko Imana mushumba uko byumva nuko uko Imana igenda iguteza intambwe ariko warushaho kwegera Imana cyane usibye ko muri kino gihe ingaruka ziriho uko Imana igabanyije umuntu umusonga ntabwo yegera Imana ukoze ubushakashatsi usanga ahubwo umuntu ajya muri shugurize ariko Imana idukeneye ko Imana iguteza intambwe abari kurushaho kwegera Imana cyane kuko iguteza intambwe n'umujura ari we shitani cyangwa se sekibi abari ruhande rwawe yego ndakumvise cyane none se birasaba ngo kugira ngo twubahe Imana yongere dukeneshe yongere ikenesha abantu kugira ngo bahe Imana mureke bayubahe bakize
bakomeze Kristo bashonje, Yes. bakomeze Kristo bahaze, Yes. bakomeze Kristo batega tagisi, Yes. bakomeze Kristo baraguze imodoka, Wow. bakomeze haleluya, Reka na mbere bari bamuzi. bakomeze Kristo kera bari abakene. ubadege mushumba turakuzi waratuyoboye Ndabizi ubu ngubu tuguhamagara dogiteri nenda kubawe ntabwo ndabaho, ariko niho ugeze ndategereje noneho ibyo byatuma urekura Kristo wapi. ahubwo mu bigaragara urabona ko amavuta arazamuka Imbere yanjye nkibuka imbabura y'ikigori mu kajagari ka Kanombe. Imana ishimwe Imana ishimwe Imana Erega ishimwe icyica abantu ni ukwibagiza aho bavuye. Topelesi ikindi wararese avuze ikintu gikomeye ngo mushumba revera nta mbabazi aramutse arekuye Kristo ntabwo byamugwa neza, ntibyamugwa neza kuko uwo yiringiye niwe umuha imbaraga zo kuvuga ibyo turimo kumva nonaha. Imana ishimwe Nakubwiye ngo abantu bibagirwa n'abatamenya aho Kristo yabakuye. Njye rero sinjya mbara imisozi ndi imbere, ahubwo mbariyo nasinze. Imana umugisha Uwitwa Paulo yaravuze ngo mu mubiri wanjye mfite inkovu za Kristo. Hallelujah. Abantu bariyibagiza bakirengagiza, ariko icyatumye mba uwo ndi wenda kirekura hari n'ahandi ntaragira nkeneye kugera. Buriya niyo mpamvu murakoze cyane ko tubikoze iryo jambo, kuki abantu bari kwiyubagiza. Rero tugaruka ahangaha tumaze kubona ngo ikintu cyatabaye Dawidi yaravuze ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose, antunganyiriza ameza, ntayajyana imbere ya mabukwe n'imbere ya data n'imbere y'umwuka, ahubwo yashyira imbere y'ababisha batifuza kurya, batifuza ku ndagira mubwire ngo ibimenyetso bitatu bamaze muri birindwi byerekana ko Imana muri kumwe. Twamaze kuvuga kimwe bivuga ngo Imana igendana nawe. Icya kabiri, Imana ikurokorera mu biganza by'abaguhiga. Akubwire ayo makuru Imana ikurokorera mu biganza, bagufashe baranakureba, bakurangije, bati turamwibikiye, baroze basinze bahambiriye. nababwira abantu babiri, umwe mu isezerano rya kera, undi mu isezerano rishya. Mu isezerano rya kera ni Dawidi kwa Kishi, mu isezerano rishya ni Petero mu nzu y'imbohe. Icyo ni ukuri. Inkota bayihaje amaraso, iturokorera mu biganza by'abaduhiga. ngo Petero mu nzu y'imbohe, inkota yarayishe Yakobo ngo bayibajeho amaraso, bati turamwica, amushyira hagati y'abarinzi, bamushyira mu rugi, marayika arakingura mu hari kuba. n'ikindi cyantangaje aho hantu hari ikintu cyantangaje Haleluya. ngo bashyizeho abarinzi 16 ngo barinda Petero, barangije barakinga neza banamuboshye, ngo atwara n'imfunguzo kugira ngo abarinda gereza bataza kwifungura. Baramubonye. Iyo wubaha Imana, reka mbabwire amakuru yo kwakisha uyu nguyu ubundi Dawidi yari abazonze ngo bajya kumuhiga, bamusanga mu kibaya baramufata, baramuzamukana yitwa Dawidi. Kumva uko arimo agenda azamuka, Imana igenda imukuraho ibimenyetso, imukuraho ibimenyetso, imukuraho ibimenyetso, ngo agera imbere ya Kishi, ngo yatangiye kuzana imyirani no gucira inkonde, ngo Kishi amubonye ati ntibatumye umusazi igihe, banzaniye umusazi nk'aho abandi bati ni Dawidi, abandi bati ni Dawidi twazanye, abamuzi, undi ati ntabwo ari Dawidi, uyu ni umusazi, uyu ni umusazi, arakira inkonde, Dawidi twararwanye ndamuzi, arimo arahobo, ni agasore kumutse, ntabwo ari ugutinya Imana biturokorera we. Hari ibimenyetso by'Imana arahanyura saa yine ukaca saa munani, azabyara mu kwa cumi ukabyaraho mbere gatoya. Rero gukorera mu biganza, iturokorera mu biganza, ikurokorera. Turahagera gake, ndashaka mwumva iryo jambo. Bafashe nde munsubize, mukabande bafashe nde? Dawidi bazamukanye Dawidi uwageze imbere ya Kishi yari ni Dawidi, uwo Kishi yakanye ko atari Dawidi yari Dawidi. Imana izanyura n'indimi zayo, Imana ishimwe Masiriya, icyo ni ikimenyetso. Ikurokorera hagati y'abaguhiga, ikurokorera hagati y'abakugambaniye. Imana ishimwe. Avuga ati ntabwo ari abandi, ati niwe, ati siwe, ati mumwikorere umusazi ahangaha, ati mwanzaniye umusazi asindera. itegeko batanze ryo kujya kuzana Dawidi Banamuzanye, waritanze, niho wongeye gutanga irindi tegeko ngo mukuru umusazi, kandi yari Dawidi.
Imana yarakoze. ushimwe Uwiteka turokorera mu biganza by'iki byabaduhiye nagira ngo tubwire umumama n'umugabo wese uri aho ngaho ngo Imana irakurokoye 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 hagati Kurokoye y'ibyago mu biganza by'Uwiteka. Imana ishimwe. urabyumva neza iraturokoye icyo ni ubuhanuzi Turokoreye mu biganza by'uduhiye. Ndanezerewe. ni ngarangije nayimbye no zabura ubundi ngo hari umuvumo hafi aho Imana iti nanyura kure baraza kumuvumbura Baramuvumbura. abacomotse muri buriya buvumo ati Uwiteka ni umwungeri wanjye Umwungeri wanjye tuzajya. atandindi aho data atarandindi abakuru banjye batarandinze yenyine we data we kurindwa n'Imana ntibigombera batayo ntibigombera n'isi kurindwa n'Imana ngo asohoke bati Uwiteka ni umwungeri wanjye Umwungeri wanjye ahita agenda atera ukora asa neza bakabacitse aho ngaho icyaga tuko amasaha arimo agenda ikindi nabwira ikintu cyereka turokora mu biganza byaduhiga irakurokoye Amen. igukuye mu biganza by'abaguhiga Amen. umuntu uri muri Amerika igukuye mu biganza by'atakumva Imana ishimwe. Imana ibaha umugisha Imana irakutabara Imana ihimbaza. ikimenyetso cya gatatu ngiye kuvuga muri 7 tuzabikomeza aho muri kuri tuzabikomeza ikimenyetso cya gatatu naho yabwiye Yesaya ngo naguciye imanzi Imana ishimwe. imanzi mu gifaransa ni tatuwaje mu cyongereza ngo ni isyatu ni bya bindi bica bakaca imanzi kugira ngo ndani imanzi mu kinyarwanda Imana ntiyaziciye ku gikano ntiyazica ku jisho ntiyazica ku kirenge ntiyazica ku ntiyagica n'ahangaha ahubwo Imana izica he Mu kiganza. kuki itaciye hejuru cyangwa hejuru y'ikiganza Oya byarikoze. yaciye he Mu kiganza. kuki yaciye mu kiganza ni ukuvuga ngo Imana ica imanzi mu kiganza abagome bazi Imana ikagira gute igapfumba mukabura ndakwita aha niho tugira nta mafaranga Imana ikibi. ahangaha abantu bazana rwase Imana ikagira gute Igapfumba. ukabuciye ukabuciye Imana turokorera mu kiganza cyayi turokorera mu kiganza cyayi kuko mu biganza by'abisha ntibaba bazi ko badufite maze umurozi yazi Imana igapfumba Igapfumba. ibyago byazi Imana Igapfumba. igapfumba amagambo yazi Imana igapfumba hasi ibyago Imana igapfumba abakugambanira Imana ikagira gute abakubeshyera Imana ikagira gute bakajya banyura hejuru y'ibiganza kuko yavuze ngo naguciye imanzi mu kiganza hagati ahangaha Imana ishimwe. Nezo Nezo ene wa benefona wa aya. Wiwi. Imana ikumugisha amakuru y'ikiganza ikiganza amakuru y'ikiganza Imana ikumugisha yaraje Imana igira gute indokora mu kiganza akaguru karacyaha turokoreye abagore bagiye gupfira ku gisewe ndabyibuka Bari kwa muganga. mu kiganza Impanuka. abagome bagambana mu kiganza iduhishaho batekereza Uri mu kiganza. abenda kukwirukana bikabananira mu kiganza cyanyu njye mise mbona umuntu w'umudamu nukuri bafite urwandiko rumaze ukwezi rumwirukana batinye kumuha ni mu kiganza we Mu kiganza. ntizababuza kwandika zababuza kurusohora Rebana mandala ni mu aya kiganza magambo Yesu yari yavuze aravuga ngo izanjye ndazizi Izanjye. ndazihamagara zikanyitaba Zikanyitaba. ngo nzifite mu kiganza Kiganza. ntawe uzazimvura Imana ishimwe. Imana ihimbaza. ntabwo Imana abakozi b'Imana Imana ishimwe. iminota isigaye rero ibi yo gutunganya ameza yo kuduheka niyo kudukomeza reka tubireke twivugira ngo Imana igira gute iturokora mu Turokora mu kiganza kiganza. ubundi icya gatatu none yarangiza ikaduhisha ikaduhisha iduhisha mu kiganza Mu kiganza. ibyago byazimana ikagira gute Ikaduhishira mu serwakira kiganza. yazimana ikagira gute Ikaduhishira mu kuko kiganza. yaduciye nk'imanzi mu kiganza igata ipfumba abagome bazi ikagira gute Ikaduhishira mu abagambana ikagira gute Ikaduhishira mu kiganza. igapfumbata igapfumbata Yesu aravuze ngo ntawe uzazivumvunura mu Mu kiganza kiganza. ikagira gutya ati mu izanjye Nabaciye Umva, imanzi. wera risi n'umuryango we ndamushyiramo amin Ntawe uzamukura. sirasi n'umuryango we Ntawe ndamushyiramo uzamura. ndamuterekamo nta mbabazi ntagira umushahara ariko azarya ntagira amavuta meza ariko ntazasanga Ah, wiwi eno. ntiyazisando Nakwita ariko nini wasi oya muvuge mbahaye umwanya nawe nini wadisi Mbabwire ikintu gikomeye. We wicaye mu biro yakorokoreye mu kiganza. mu kiganza Utwaye imodoka niba yakora impanuka yakorokoreye mu Mu kiganza. kiganza. Wagiye hanze yakorokoreye mu Mu kiganza. kiganza. Uri mu Rwanda ikorokoreye mu kiganza. Uracuruza ikorokoreye mu kiganza. Si imbaraga. gusiga Ntabwo abadamu ari bajya imbaraga kubyara se. zacu, si imbaraga zawe, ni imbaraga z'Imana Ni mu kuko iyo kiganza. wakomeje yakurokoreye mu kiganza, mu kiganza, yakurokoreye mu kiganza cyane cy'Uwiteka. Cy'Uwiteka. cyane cy'Uwiteka noneho reka tureka ajya mu modoka kuko yenda afite n'abagura esanse abantu batagira akazi muri Kigali no muri za Butare
kugeza ukuri Azi butari wonyine no mu Rwanda mu hose gihugu hose. icyo nzi cyo utariye ku manywa nijoro ararya Yego. kandi atibye Yego. urya Abana bacu ibivanye basabiriza Yego. mu kiganza bwaki Yego. ni mu kiganza gutungira hehe mu kiganza cyayo ntabwo babisha ngo baturwanye ko babonye Mhm. niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo Uwiteka ikimenyesha ko unyishimira si amafiriti Sa- n'umuceri n'iki Yeah. ahubwo ni uko nta mwanzi n'umwe uzavugiriza impundu kugira ngo kunesha kunesha Nta mwanzi n'umwe. iturokorera hehe Mu kiganza. ababyeyi bagiye kubyarira hehe Mu kiganza kiganza. abakora cyane. bagiye kurindirwa hehe mu kiganza ngo naguciye imana Ah, ni ukuvuga ngo naho turira naho dutabarirwa naho twambarira naho tubaho nuko turindwa hagati y'amakuba n'ibyago imana ikaturindiraho Yego. imana ibaha umugisha Turwakiriye. amagambo 2 cyangwa 3 Icyo nabwira abantu badukurikirana. Gusenga rwa bimuhumure. Yesu abarakoreye mu kiganza. Kuko mwamukomeje. niba muri kure Mumurekure mukomeze Kristo. amina Abarokorere mu kiganza. haleluya Ikindi cya kabiri nuko uwabaremye bafite umugambi mwiza wo gukomeza kubarindisha imbaraga ze. ntibamwigumure Ntibamwigumbure. ntibamurekure Batindane nawe. bagumane nawe Aho ngaho Ntibamurekure. ntibamurekure. hanyuma rero urakoze nta kindi wongera ijambo rimwe risigaye Igisigaye kindi ni ukwiteka abazi. amina Kumanywa na nijoro. haleluya Batindane na Kristo. urakoze cyane hanyuma tugira ngo tugere kuri mukozi w'Imana Berarisi umuyobozi wacu umwanya wawe nawe amagambo nka 3 tunasenga Imana nashimira abantu bose tubibutsa yuko iyi ari ugusengarwa utariyandikisha yandikishe n'uwabikoze abwira umuturanyi ni cano nziza cano y'ikerekezo cano ituma tubwira ngo kandi kino kiganiro muzajya mugikurikira buri cyumweru rimwe mu cyumweru cyitwa ntumurekure ataguhaye umugisha amagambo 2 cyangwa 3 mukozi w'Imana unadusengera gushumba icyambe ndafashijwe haleluya Amen. kubera ko iyerekwa ngize muri kano kanya demasola mbonye abantu benshi cyane onene ko sari aho iri jambo Imana iduhaye n'ubuhanuzi mbonye abantu benshi Imana irokoye nuko tuzabyumva ibi bizandikwa sini mandora defa hari abantu Imana irokoye mu kiganza hari abirinze zagereza hari abirinze kwangirika hari abirinze gusima hari abikuyeho ibitutsi hari abikuyeho agasuzuguro k'abadayimoni Imana ibarokore mu kiganza cyane haleluya dewe sinimo ari umurimo w'Imana Imana iragurokoye peni wanditara Imana irokoye abantu benshi mu kiganza ntabwo navuga ibintu byinshi kuko twakwe twatangiye ndafashijwe kuko hari agasuzuguro k'abadayimoni uzi ko menye ko nta burenganzira na butoya dayimoni ifite ku muntu Imana yamenye no Uyacimanze mu biganza. Uyacimanze mu kiganza usibye ubwoba twanaga turyamana nta burenganzira na butoya Imana iturokoreye mu kiganza cyayo Mana mu izina rya Yesu Kristo bana haleluya Amen. Takusinimo ikiganza cyawe kiracyadukomeye Himbazwa. waturokoye urupfu rukomeye anini wasika waturokoye ibintu bikomeye wadukuye ahantu hakomeye na n'uyu munsi uracyaturokora la wetayizwe ngushimiye abantu urokoye ngushimiye abantu ukuyeho urupfu ngushimiye abantu urokoye ngushimiye ukuyeho zagereza ngushimiye ukuyeho akagambane ngushimiye abantu ukuyeho amarozi ngushimiye ukuyeho inzingo ngushimiye ukuyeho za cyamunara zari zaje ngushimiye ukuyeho hari abushubije mu imbaraga mu gusenga hari abari baratanye urabarokoye ubarokore mu kiganza cyawe Uwiteka nushimwe nuhabwe icyubahiro tugushimiye ubuhanuzi uzaniye isi abatuye mu migabane itandukanye y'isi tugushimiye ko wongeye kurekora abantu bakumenye mwami Yesu Kristo muri iki kiganiro umukozi wawe azanye kiva ngo ntumurekure ataguhaye umugisha ngushimiye yuko hari abantu urokoye kandi ubarokoreye mu kiganza cyawe nushimwe nuhabwe icyubahiro ku byo ukoze mu izina rya Kristo wa Nazareti amen izina ryawe n'umunara muremure abakiranutsi
bihishamo bararuka bakagubwa neza kuko muri wowe niho hari ubuzima. Imana irabakunda. Icyo nashakaga. Imana ni iyanyu, ni iyacu. Iyica no gusenga rwa ndifuza kuyikunda ukaba umuterankunga. Twinyungu dufite ni ukumenya ko Imana ikurokoye. Neretswe ibintu bitatu bikomeye, ariko tuzava mu kindi kiganiro. Wabivuze. Amasaha yagiye kubwira ngo Imana uburinzi bwayo bukugumyeho. Imana igufasha ukuboko, ikwambukije urugendo utari gushobora. Icya gatatu gikomeye, wari umaze iminsi ubushomeri bukugezaho wumva neza umutwe utakaye. Imana iguhaye akazi. Amen. Kandi nkubwiza ukuri, umaze iminsi wumva amajwi, ariko ijwi ry'Imana yazamutse ngo rikubwire. Imbazwa. Wongere wiyandikishe, ukore subscribe cyangwa sabone utarabikora, kandi wongere uduhe utarabikora ubwire n'abandi. Ikindi gikurikiye mutwandikire, muduhamagare, turi tayari kubumva, turabakunda. Amen. Turabasezeho ibihe byiza. Imana ibarinde kubwa Yesu Kristo. Amen. Bye. Imana